Sibomana Daniel yavutse mu 1968 yitabye Imana muri uyu mwaka wa 2025 ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10. Yarafite abana barindwi nibo yabyaye, barimo abakobwa babiri n'abahungu babiri. Abo bahungu babiri barimo Imanishimwe Pierre, akaba umunyamakuru wa BTN TV ndetse na B+ TV muri rusange. Hanyuma kuri uyu munsi habayeho umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma, umuhango wabereye umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma yo gufata umubiri we ukuwe ku bitaro bya Gihundwe, yaguyeho azize uburwayi, yegejwe mu rugo umuryango, inshuti ndetse n'abavandimwe nabo bakoranaga umurimo w'Imana ku itorero rya ADEPR baza kumusezeraho. Muri bo harimo umufasha we wamusezeyeho, anahabwa n'umwanya wo kugira ngo amusengere. Sengesho yasabye Imana kumukomeza ndetse no kwakira nyakwigendera wari umufasha we. Ko tugiye gutandukana museyi, ibyo urabyemeye Mana, nagushimye. Nyemerere muri aba bantu Mana, nyemerere ntuze ntutuze kuri nge, ariko icyo ngusabye inkomezi yo gukomera. Twagirimana Kanizio ni mukuru wa Sibomana Daniel nyakwigendera, aragaruka by'umwihariko ku rwibutso asize mu muryango burimo kuba yaratanze uburere bwiza haba ku bana, ariko kandi nanone akaba afite n'imirimo yagiye akora. Kora umurimo w'Imana, abwiriza